Muraho neza ndabasuhuje. Iyo iby'aba besito bibaye ibindi bindi, iby'aba besito noneho ibyabo bigiye ku mugaragaro. Habona abandi ni Miss Nyambo ndetse na Titi Brown bari aba besito, ibyabo biguyemo inshishi cyangwa se Sekibi ibyivanzemo. Uyu nguyu bita Miss Nyambo muramuzi mu mafilime menshi agiye atandukanye, muzwiho nk'umukobwa ukunda gukina sinema nyarwanda mu mafilime agiye atandukanye kuri channel zigiye zitandukanye. Bibutsa ko nawe afite YouTube channel ye, afite na filime ikunzwe hanyuza kuri channel yiwe. Ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane, sinatinya kuvuga ko ari umwe mu bakobwa ba mbere mu Rwanda bashoboye gukina filime kurusha abandi bose. Ibyo mbivuga cyangwa se mbivuze sinaba mbeshye. Ubu Miss Nyambo ari mu maboko y'ubutabera. Miss Nyambo yatawe muri yombi mu bintu byatunguye abantu benshi cyane, na n'ubu batabyiyumvisha, batumva uburyo icyamamare nka Miss Nyambo yatabwa muri yombi. Bamwe bati aba Miss b'iki gihe cyangwa se abakobwa bigeze kuba aba Miss basigaye bafite utugeto tutari twiza bagenda bakora muri sosiyete. Abandi bati mureke asimbure Miss Muheto nawe yumve ko aba ari mu makosa. Abandi bati se atsimbuye umukunzi wa Titi Brown nawe wigeze gufungwaho mu myaka yashize. Muhaye ikaze muri iyi breaking news igezweho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Wowe ugeze kuri ico no bwa mbere nkwibutsa gukanda kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo izi breaking news ziba zigezweho n'abandi bajye bazibonera igihe. Kora share. Muhaye ikaze. Ngiye tugiye kubona muri kiganiro nitwa Pacifique. Dore uko Miss Nyambo baje kumuta muri yombi. Muri we uhise wibaza ngo ese baje kumuta muri yombi, bamuteye muri yombi azira iki? Ibyo ni ibintu abantu benshi bari kwibaza. Miss Nyambo bamuteye muri yombi azira kurenza amasaha yabugenewe cyangwa se yatashe mu gicuku, aho bari bagiye gusohoka mu kabari kari mu mujyi wa Kigali Nyarugenge, bajya kuryosha nk'ibisanzwe bagiye kuruhuka, ariko kuri amasaha yabugenewe nibwo polisi yaje kubasaka cyangwa se yaje kureba, isanga harimo na Miss Nyambo nawe abigenderamo gutyo. Ntabwo ari Miss Nyambo bataye muri yombi gusa, kuko harimo n'abandi baba bari kunywera muri ako kabari. Gusa iyo uri icyamamare tayari niwe bahita batangaza kurusha abandi bose. Abo bandi bataye muri yombi cyangwa se batawe muri yombi ntago baratangazwa kubera ko batazwi kuri social media zigiye zitandukanye. Gusa Miss Nyambo niwe wari uri muzwi, bahise batangaza. Iyi nkuru ikigera kuri Titi Brown yari incamugongo, ntabwo yabyiyumvishagamo ko byamurenze. Aja ku rubuga rwa X arandika n'agahinda kenshi cyane. Yo gusa ngo yasoje avuga ngo nta sheni idacika cyangwa se haraza gusohoka vuba ndabizi, ntabwo arabasha kugumayo.
ayo ni amagambo y'umukunzi we cyangwa se ya Besto Titi Brown yatangaje ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka ngushimire twabanye muri breaking news, by'umwihariko ukaba kandi kuri buto ya subscribe, wakoze like, share ndetse na comment. Komeza ugire ibihe byiza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.